wihangane imana izagukoresha izaguhundisha ihangane bibaho cyane ihangane sibyo ngabo cyane ihangane ngabo yambaye Paul ndababaye nta nubwo nzigera nakubabarira wa mugome kuko wamfashije ukanabara kuko manuka mfasha mu rugamba Paul ndababaye nta nubwo nzigera nakubabarira wa mugome kuko wamfashije ukanabara kuko manuka mfasha mu rugamba uraho umeze neza urumva nta kibazo amanika rero ariko ubundi umugore aba ari mu biki uyu mugore ndamwanga mu buzima bwawe aho ubundi umugore mwazamwirukanya akora icyane mu rugo po ndakwanga n'Imana nyanga se warandeba ariko reka mubwire ibintu byose bibaye uyu mugore abaye cyane ukubura kwa Diane aba yicaya ibintu byose abyivangamo ubundi uyu mugore ni cyane ugira ngo bibe ndi mu gisambu jo uzave mu rugo ugenda uzave mu rugo ugenda bamusaba banzanyemo umva nkubwire cyangwa nzavamo wanze ukunze je ntabwo bishaka uzabivemo ibintu byose aba yitambika po wibindi usaze umvanemo amagera umugore yarananiye namwe akunaniye gute uzaze urundere n'urumvanemo uzavamo rero ariko se guterana amagambo ariko hasoni ese uzakwicara hasi ushinzwe ikibazo kwa muri nk'abasazi koko abaswa abone waje kwigira hano supamuru ngo bigende gute madam kada y'umugore wawe se bamukecuru n'urwa musaza wanjye ariko nyine si urwawe amarafi yicare oye yicare ubwo tuvuga ko umukunzi ntabwo nashe no kubaza ngo abandi bagiye kwambara ngo bagiye kwa muganga iyo wari umugiriwe ko utamuherekeje nese ugiye kumubwira ko bagiye mu ijuru kandi bagiye kwa iyo umujyana kwa muganga wamba bari kugabanya ibyo bigambo byabo ibyo bigambo n'ibiki nabwira mushiki wawe imbe mushiki wawe oya uzave hano ugende uhamvane nyamara uzava amadira mugerageze gutuza rwose niba utari umwakura urugo ibintu byose bikagenda shaka ko nta kintu wakozera ariko nzagufata yeko uzamfate hese nyine uzamfata ushaka wamfata ku maboko wamfata ku maboko wamfata ku bongerane nta nakanyabupfura na gake ugira pe ikibazo ibintu byo byose ari ivanga ibyo bavuga se bundi byo barakubeshyira okay niba batabeshya ndamaze noneho uretse kurya no guhemuka ko ari byo ushobora ikindi ushoboye nta kintu ushoboye nta kintu ushoboye kamubaza ni ubugome gusa icyambere cyo Amanda arwara yafashwe utari hano waramujyanye kwa muganga imodoka yamujyanye niwe yahamagaye waramuherekeje nka mugenzi wawe ariko nakoze n'ubwo butabazi ndayihamagara ubuse neza maze wigeze uno mu gihe ahubwo ibona uko yihenura buri warayihenuka itobora amapini agahenukana nayo kuyihirika nese nuko byananiye oshijyane niko byananiye ubwo rero wigize umuntu w'umunyamo wigize umwana mwiza ngo babone ngo kuri mwiza umva nawe icyo nakubwira cy'umugore ujye umwitondera utazahura n'amagini yo shabura babaje disi ndimwe nazajya kuba mwirimbi kugira ngo mbane n'amagini ya mwirimbi surabirukana hano ko atari yo kutavuga turabirukana ngo ubajyane nuko numva mgambo ndimwe najya mwirimbi basi nkabana n'amagini ya nyayo ndakwize mama Dia uyu mugore wo kugira ngo nicuza icyatumye menyana niba uriyo nza gushaka n'umukire subiza ibihe inyuma rero igihombo wanteye mporanzere wagira ngo
wagira ngo nawe uzamwihariza umva akamubwire ko ibintu byose ni utifatira umwanzuro nta n'undi uzawugufatira n'abasinye muri leta barasinyura bagatandukana bagatangira ukabona mbese wabyibagiwe ko twasinye musinya ni mu ijoro mwasaza umusinyurire nyine ariko Madiya sibyo ibizaba byemerewe gutandukana nawe ntabwo uri Madiya tuza uyu mugore ibyo akora byose ameze nka wa muntu utema ishami ry'igiti yicayeho ibyo ukora sevure ntabwo bizakugwa amahoro bizarangira nabi icyo nzi cyo ndakoroshya nkagutwara buhoro ariko bizarangira byose bizarangira ndetse n'anakwibagirwe burundu nibagirwe ko nigeze kukumenya nongere niba wasaze wagize gute ntiwubaha umukuru ntiwubaha umwana ibintu wabona ni umugore wakuru bangukire wagize gute wamubona ko wagiye utuza niba ubabaye uzajya n'abarozi babaho nacyo bararuga muroze kangahe ntabwo yanegeye umwana agahuma ntabwo ubyibuka none uravuga ni ibi nyine ubundi yageze aho ageze biracika bikayoba byose ndabona ubabaje wa mukecuru ndababaje nyine kubabaza ikize ariko amare kumubwira ngo nubahe wakuba umuntu utakubashye nyese mama n'ubu ibyo ndi kukubwira atari byo umva mukete ya ntega amatwi nyumve nkurikije ibintu byose byakubayeho bikarangira ukaba ureba ibintu biri kubera muri rugo reba n'amande ukuntu ibibazo bimubayeho rwose igihe namaze gufata umwanzuro ubwo nawe ugomba guhambira utwe twose tugataha nta kintu ubusa wabusigara hano muri gukora iki nyine ubwo umwanzuro wawe ufashe ndi kumva utari kwemera ibyo nkubwiye ese warangije kwiga akazi nturakabona uzaba ugashaka n'igihe cyarageze ariko reka tugende tubanze tuve muri urugo kuko ibintu biri muri urugo ndoye nabi nanjye byankurikirana gusa usibye no kugukurikirana ubundi mu rugo harimo amashitari y'amahembe reka nkubwire Diane Paul nawe wagira ngo basigaye baramuroze ariko ubundi Paul wafashe abagore babiri arabafata bashyira mu nzu buriya abonaga bino bintu bishobora kumugwa amahoro kuko urabona Amanda ashobora kugira amahoro muri urugo Joy yicaye hano ko ariko mama ubundi urumva wowe utari kurenganya musaza wawe ndamurenganya iki utamurenganya se niwe wahamagaye Joy ubuse icyambere cyo ntabwo yaraza aho twimukiye natwe ntabwo kuki atamwirukanye ngo agende ariko mama wagiye utuza ubuse niwe wishimiye gutunga abagore babiri mu nzu ubundi Joy ni nk'umurimba ahangaha nta kintu na kimwe akora ni ukwicara gusa nyine akumva ko agomba gutesha umutwe Paul nta gutesha umutwe uvuga ngo ahubwo aba afite ikintu cyamuhagurukije yaje aje gukora none so ntabwo ureba ibintu byose bimaze ahagereye hano ntabwo ureba ibintu byose ukuntu byahise biva ku murongo ahubwo gihe mbona Joy nimba badafite abadayimoni Joy yerekwa se gute ahantu hose twimutse akahadusanga ahabwirwa n'iki arabaririza ubuse ntabwo mutuye ku isi arabaririza se n'utuzi umva nkubwire Diya ibyo byihorere rwose umva tugomba kugenda tugataha tukajya mu cyaro nkuciye i Kigali kwa nyokorome n'ubundi igihe nikigera uzongera ugaruke ariko reka tubanze duhunga ibi bintu oya mama ntajye ntabwo nabyanze pe rwose hato wa mugani wawe nanjye bitazankurikirana ugasanga mbaye n'ikimuga burundu ugasanga umva rwose nta kibazo ndagushyigikiye ngomba gupanga imyenda yanjye tukagenda tugomba kugenda tugasiga aba bantu muri uru rugo Paul agasiga yirengereye ibye ni umuntu w'umugabo azi ubwenge kandi nawe agomba gushyira ibintu ku murongo urumva bajye barusigamo Joy ubwo nibataha babinywa mu mazi babirya mu biryo ubwo n'akazi kabo niba batamenya kwirinda nabo none se wagira ngo twirinde dukomeze twicare hano kuko Joy ubundi bashaka iki mama ngo abashaka iki none se ubundi njye hari ikintu nimba umugore yaramukatiye kuvuga ngo bafitanye umwana gusa wakwihambye sinakwambira ku muntu utanshaka ubwo se naba ndi mu biki yanjye namaze gufata umwanzuro rwose ibintu nabirambiwe byo mu rugo kwa Paul ni musaza wanjye simwanzi sinanamutereranye nzanamusura pe ariko noneho reka tubanze tuhunge ibi bintu Diya ejo ntazava hanacitse ukuguru ukuntu Amanda yarapfuye mama nese mama reba ukuntu Amanda yarapfuye nuko urazizinda base mama ubundi baze tukijyanira n'Amanda rero Diane Amanda nabimubwiyeho arangije arambwira ngo ntago twajyana ngo azanansura pe kenshi ariko ngo kubera akazi aramutse nahabutse mu rugo akagenda agasiga mu ngo byaba birangiye urumva koko mfasha Amanda twongera mu cyaro Joy agasigara hano na Paul urumva urugo rutabaruba rwacu byaba birangiye Amanda nimba yumva ko ntanda afite ahubwo harimo n'abantu ngiye bakunda n'abagabo ibyo se ni ibiki none se asige Paul si umugabo we se
ngiye ku buryo nakwemera kuguma mu nduru nk'izi ngizi ngo ni umugabo wanjye. menya rero ko yampakaniye ubyumve twebwe tuzijyana nanazazaza nyuma ya cyenda aje kudusura sibyo cyangwa aje kutubwira uko bimeze ariko ntabwo twamujyana yarabyanze wowe icyo nshaka kurokora ni amagara yawe mwana wanjye urabona oya mama nta kibazo pe nta kibazo ahubwo reka nze nyine njye gupakinga nanitegura n'imyenda idafuze basi yifure niyo utayifura tuzayifurira mu rugo Ngwiki ntabwo twegereye amazi kakareba ntabwo kazi tugiye gufuri waramutse mute ni byiza mutesi we ntago ari amahoro kabisa ntago ari amahoro ibintu byakomeye ndibubwira ariko se aho mu mahanga ntago ubu yumva neza ko numva sinzi ukuntu umeze none se mu by'ukuri nagira ngo bazi ni wowe watanze itegeko kuri murumuna wawe ngo arekure Diane rero reka nkubwire mutesi umbabarire ntuzagire ikintu yishyuza ibyo nakoraga nagombye narabikoze ahubwo ndi kwibaza niba yenda warabonye yuko aho bigeze nyine agomba kurekura kuko Diane yaratashye ari hano mu rugo ndi kubwira urumva atari ukuri Diane yaratashye wumve ko ubu ngubu ngombye gushaka amafaranga kugira ngo njye kuguhamagara ntabwo urabona mvuye kuyagura ku muhanda asize baracyaryamye ni ukuvuga ngo nguhamagaye mu gitondo batari babyuka wumve ngo Diane yaratashye ari mu rugo urumva yarabonetse ni ukuvuga ngo rero nimba rero ari we watanze itegeko nagize ngo se mutesi yatanze itegeko ntiyamamagara ngo ambwire reka ndavuga toke ntacyo ubwo nyine ukuri muteri rwose pe byanyobeye nanjye niyo mpamvu navuze ati reka noneho ikigusetsa murumuna wawe sindongera kumubona ntitwari twavugana urumva ni ukuvuga ngo rero mutesi tazagira ikintu yishyuza akazi ntabwo ari njye bakishe ibyo gukora mugomba gukora narabikoze mwana yanjye utazagira icyo yishyuza rwose mutesi ngewe rero naravuze ati buriya basanga mutesi ibyo yashakaga yarabibonye akaba ariyo cyane ko nari maze igihe noneho ntavugana na murumuna wawe ari njye wari usigaye ujye kureba ba bantu njyenyine ubwo rero naratekereje ati wasanga yenda waramuhaye waramubwiye ngo we aze iya telefone halo umva nibo witwa Mutesi